kirazira yavanywe ariko Imana yakuyeho ibintu bikomeye no mu mushi turahari asande Yesu uri mu ijuru we Mana yaje iri mu ijuru we rero yabonye agahana gatoya Eshuwa aravuga ati agahana kayi nabo basore basenge taziga ko ibintu zose ari gusenga kariya kakana nako wende gupfukama ngo natwe twasezera ngo afike igitangazo kira abasirikare ngo 70 bara ayiwe Eshuwa aravuga ati sana mahoro ayiwe zagenze gute mwakomuza mweteta muja mutambajije ari ufite ubuto bwiza Mana ndagushimiye simbizi ngize iminsi nyabitangaje itangazo yo gusengera ibyifuzo isigaye rimbana rikeya suko bidahari umwana yaraririza umugore hano mu Rwanda yaravuze ngo ari indirimbo nyinshi zo gushima suko ibibazo bibuze egangana ariko mufite indirimbo ihumbi tuzatuziririmba baranje muzeyo ku gisozi yaravuze ngo ari kururana tuzazikurura ibibazo mu miryango zikururiza karande bizabana gusenga babo muzobibona kubera ko zari kururana zihari habe n'abakorwa muvukana neza ariko nangana ugafukura nk'Imana gusa kubera iki amagambo yose ko arukuri Imana ndagushimiye tumerewe neza muri n'umukoro baduhaye nkakado hari igihe umuntu azaguheza kado ayiwe Mana yaje we ariko ndukigezweho kubera ko bamwise mugana wamuzeho ku gisozi yaravuze tushobora no kubaka inzu Amerika banakase abaturanye bagize za kadastre ariko narasinye naje ku giti cyaje ndasonye bibiri yantabwiye abandi tuvukana yabwiye Imana ko nta kintu kizotamo Imana yakore rero ni barize gushima Imana yafashe ndabyara uruzara rwa mbere kandi nyavuze ngeze ako ntekereza ko nagiye kunda abandi bagiye ku meza ngasize kusenga ngira Imana gusinza abandi nyine sinzi no kuzara Imana undi ngirira imbabazi abantu baze kandi ari ku misozi ndamodoka ndaki tibatega ntibagira butako ngira Imana ngo sinzaje ngirira imbabazi ungirira yubarara kwa Mana we sinzara nyine we muvishimwe uko nyabuzajya mbere ya munani ngaze nshaka ko kugiye bagiko ariko n'abantu se ni wa munsi waranyihanganiye tibatega abamoto nta telefone ndaki abantu bava kumeza kwipuriza kwa barita basanga ntarazara yabwiye Imana mbeze uruhusa abandi basi ndabanga umwana ndirizota moto 30 yarashize imyaka 30 yarashize nirishasha Imana iza makuru yose muri izo ngizo nyine ndirimbo igihumbi zirahari zo kugushimira tuzatugushima tuvuga ibigwi byawe tuvuga gukomera mu bitangaza ko abanyezera imisezano byatera n'ishaka harimo n'ibyaha nyaravuze ngo ikintu gisigaye kishimisha umugabo umwe ngo yavuze yatinze ni babiri barabuze Sara ngo akaja guhemba akagaruka none ngo baze kumuhemba ngo aravuga ngo sono umwana wacu nyawacu turamugumana abantu basoke ni wacu nyawacu arara hano Imana ishimwe ko twabonye wacu nyawacu neza tuzi amazina n'abanyina nabazi Imana yakora ibitangaza twamenyereye barosi yari yamuzanditswe no mu kwizera ariko twabibone hafi Imana yaje ndagushimiye kuko uyu wenyine yavuze amakuru Imana ishimwe ndagushimiye Imana yaje mu ijuru ntabwo ndodogoye ariko nsaza umugisha igano hino nsaza umugisha ku muntu wese wafunguye uwabuze umwanya ariko harabitekereza se utwebwe twenyine twibwiye amategeko y'Imana ku manywa n'ijoro hari ababitekereza hari abiri babarira mu nguni hari abantu bageze ku bintu bikomeye hari abafite 7 hari abafite ya 40 Christophe yaraze ngo afite ya 60 ya 70 ngo babisenge iminsi 70 kubera muri makeniteka byose ni buri munsi Mana ndagushimiye kuri natangwe duhaye saza umugisha kubavuga ubutumwa saza umugisha kubahagarika saza umugisha kubaririza saza umugisha kubasenze ndambuye amaboko yaje magufi ayo ni maremare akore kuri buri umwe n'umwe uduheze kumenya ko ifunguzo ziri yungi uduheze kumenya ko ubuto buhari bwo funga ikibazo runaka cyananiranye kigafunga ikintu kikabaneya kikibagira nakakitigeze kubaho ni mu musozi warasize nta muganda wabaye akarere kataza amakuru akagari katatangaje kubera ufite ikibazo kiruta umusozi osubiranye nta bantu bamenye amakuru ibihumbi 3 zagiyemo isi zanzegera ngasanga izanje n'ubusa ego nonangana kandi mu mutima wanje atarukikomeza kumva n'ubusa Mana ndagushimiye sozo reka tubivungire yaterefone umusazi mwe mu yumbe ndambwira ngo umuntu aragwaye arambwira ngo baze muza amavungire sinzi kundi ya telefone none arambwira ngo iyo nyarindi ngo bahuye n'agakungugu ko nta muntu usigaye ugwaye bazima Mana ndagushimiye turabahushe mu izina rya Yesu tusaza umugisha mu ijuru dufite rendez-vous ya mu gitondo usubire tuzusubane natwe dufite gahunda zo kugushima kuzogeza kuvuye mu isi ikicubara cyawe cakire
ayiwe ndasa n'urondogwa Imana yaje mu ijuru we ariko sinkicujije tuzorondogora kuzogeza Yesu agarutse icyubahiro ushakira imbaraga zawe ziganze kuva none ugaseka cyose kubwa Yesu mwana wacu amen.